inshuti bavandimwe, nongeye kubasuhuza muri uyu mwanya, mbishimira kandi nifuza kugira ngo ubuntu n'amahoro by'umwami wacu Yesu Kristo bibane namwe mwese. Tugeze muri wa mwanya mwiza n'ubundi tuganira ku bintu bitandukanye, ariko byose ni mu ijambo ry'Imana. N'ubundi rero mfite umutumirwa Patrick, nakanya mukamubona ari buze kutuganiriza. Mbese mbere yo kugira ngo agire icyo tuganiriza, reka mbabaze ikibazo. Tumaze iminsi dutegereje Yesu Kristo uzagaruka, niko yatwibwiriye ngo ndaza vuba, muhore mwiteguye. Ikibazo twakwibaza, mbese aramutse aje uyu mwanya yasanga mwiteguye? Mbese aramutse aje uyu mwanya yasanga witeguye? Igisubizo rero turagifite mu kanya. Patrick agiye kutuganiriza, aratubwira ibyo twibazagaho, ibisubizo byose biri mu ijambo ry'Imana. Ngaho rero Uwiteka duhana umugisha, reka umutumirwa wacu mumutegereze kandi ntimurangize mutarangije ikiganiro cyose, kuko buri wese arabonamo igisubizo cy'ibibazo afite. Reka mbere byo tubanza dusenge rero. Data wera uri mu ijuru, Mana ishobora byose, uri umukozi w'umuhanga, nta kibazo na kimwe utabonera igisubizo, kubera ko niwe waremye ibisubizo, nta bibazo waremye. Ngaho ngwino ubane natwe, tumaze igihe kirekire twibaza ibibazo bitandukanye. Ngaho muri kano kanya udusubirize mu ijambo ryawe. Muvandimwe Patrick, umugisha bagiye kumva bose, Data wera, kandi tuzabane mu bwami bwo mu ijuru, mu izina rya Yesu, amen. 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 Urakoze cyane mushiki wanjye Everine ko bw'umwanya umpaye wo kongera kugirirwa umugisha wo kuvuga ku ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha. Reka dusabire n'umugisha n'abazatwumva bose ku ijambo ry'Imana rituruta imyaka. Ni uguhugurana, ni ukwigishanya, ni ukungurana ibitekerezo, byose birakenewe mu murimo w'Imana. Zana impano yawe ntoya, nanjye nzana iyanjye ntoya, tuyikoreshereze Imana. Reka rero nk'uko mushiki wanjye atangiye avuga ati ikibazo, mbese Yesu aje yasanga twiteguye, ni ikibazo mbazwa nawe ubazwa, kandi igisubizo kiri muri wowe. Niwemerera Yesu urimo ukomanga ku rugi rwawe ugakingura, azinjira iwawe musangire. Ibyo ni ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20, ariko byaba byiza uhereye ku murongo wa 15 kugira ngo neza urusheho kubyumva. Yabwiraga itorero Laodikiya ribwirwa nibwo uri bwumve yuko Uwiteka gushaka, nawe yifuza ko witegura. Reka rero turirimbe indirimbo ya 223, ariko ntago tuyiririmba, turasoma kubera umwanya muto tuba dufite. Ariko ku bafite umwanya muzayiririmbe. Iri kuvuga ngo Yesu aje yasanga twiteguye, naho umutwe w'ikigwa uri guturuka. Igice cya mbere kiri kuvuga ngo Yesu aje yasanga twiteguye, yasanga turi maso, igihe cyose yagarukamo se twaba twiteguye. Icyo gusubiramo, mbese mugenzi twavuga tuti ubu turiteguye, mbese aho umwami azasanga wowe nanjye tukimutegereje. Ni ikibazo kirakomeye cyane. Ku gice cya kabiri, mbese naza umuseke utambitse akaduhamagara, umuntu akabazwa icyo yakoze, mbese aho azadushima. Ku cya gatatu, mbese tujya tuba abanyakuri cyangwa turinezeza, niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Ku cya kane noneho, hahirwa b'umwami azasanga bakimutegereje, mbese nagaruka mu gicuku tuzaba turi maso. Ijambo ry'Imana riratubwira duhore turi maso, dusenge ubudasiba. Rero umuntu uhora yiteguye agomba guhora asenga ubudasiba. Luka 21, Luka igice cya 21, Luka turahumva amagambo akomeye cyane, duhereye ku murongo wa 5. Ntago ndi bubatinde. Kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu.
uri kumva ko ntago byoroshye bavandimwe kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Haravuga ngo nuko bamwe bavuga iby'urusengero uko rwarimbishijwe n'amabuye maze meza n'amaturo. Arababwira ati ibyo mureba ibi mu minsi izaza ntihazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Baramubaza bati mwigisha, ibyo bizabaho ryari? N'ikimenyetso kigaragaza ko igihe bizasohorezwamo cyegereje ni ikihe? Arabasubiza ati mwirinde batabayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo, kandi bati igihe kiri bugufi, ariko ntimuzabakurikire. Ariko nimwumva intambara n'imidugararo ntimuzahagarike imitima, kuko ibyo bikwiriye kubanza kubaho, ariko imperuka ntizahera ko isohora uwo mwanya. Arongera arababwira ati ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami butera ubundi bwami, kandi mu isi hamwe na hamwe hazaba ibishyitsi bikomeye, kandi hazabaho inzara n'ibyorezo by'indwara, hazabaho n'ibitera ubwoba n'ibimenyetso bikomeye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitaraza, bazabafata babarenganye, babajyane mu masinagogi no mu mazu y'imbohe, babashyire abami n'abategeka, babahora izina ryanjye. Ibyo bizababeraho kugira ngo mube abahamya, nuko mumaramaze mu mitima yanyu yuko mutazashaka ibyo mwireguza icyo gihe kitaragera, kuko nzabaha ururimi n'ubwenge iby'abanzi banyu bose batazabasha kuvuguruza cyangwa gutsinda mena. Ariko muzagambanirwa n'ababyeyi banyu ndetse n'abavandimwe na bene wanyu n'inshuti zanyu, bazicisha bamwe muri mwe. Muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ko ku mitwe yanyu. Nimwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Imana itugirire neza. Amagambo dusomye ni maremare cyane, ibitugaragariza irimbuka rya Yerusalemu no kugaruka kwa Kristo. Ikibazo kiri kumbaza nawe kikubaza, mbese Yesu aje yasanga twiteguye? Yasanga witeguye mushiki wanjye, muvandimwe, mupapa, mumama, bana bato, rubyiruko? Twasanga twiteguye? Ni ikibazo cyiza kinakomeye. Gitekerezeho, nanjye ngitekerezeho. Mbese Yesu aje ubu nonaha yasanga niteguye? Yasanga witeguye? Bamaso usenge, kuko tubwiwe nuko hazabaho inzara ndetse hazabaho ibishyitsi hamwe na hamwe. Ubwami buzatera ubundi bwami. Ibyo byose ni ibyahanuwe, kandi biri kutubera mu maso, aho duturanye, aho twumva amakuru ku isi yose. Tugenda twumva amakuru. None ugezehe witegura mwene data? Ngezehe nitegura. Tubonye yuko hazabaho inzara, ariko muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 ho hazaba inzara itazaba ari y'ibyo kurya, ahubwo ari y'ijambo ry'Imana. Nimuhasoma muzumva inzara iyeriyo. Abantu bazirukanka hirya no hino bashaka ibyo kurya, ariko be kubibona. None muvandimwe, ufite gahunda ki mu rugo iwawe, cyangwa aho mutuye, cyangwa aho muba, yo kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo
witegure, kuko ukuri niko kuzatubatura. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Yesu aravuga ngo ni njye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Ahura n'umusamariyakazi, yaramubwiye muri Yohana igice cya 4 umurongo wa 23 n'uwa 24 ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abasenga data bakwiriye kumusengera mu mwuka no mu kuri. Ese wowe muvandimwe, aho usengera, aho wirirwa mu muryango, uri gusenga mu mwuka no mu kuri? Saba Imana, saba Kristo agushoboze, kuko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Aha ngaha batubwiye yuko tuzangwa n'ababyeyi, tuzangwa n'abavandimwe, ibyo byose biriho biruzuye. Ngira ngo no mu muryango, mu miryango birakaze. Umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Witeguye ute? Ese wewe wamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza? Ibyo bigeragezo uhura nabyo ubasha kubitsinda? Yesu aje ubu nonaha, yasanga niteguye, yasanga witeguye. Imana itugirire neza. Ni ukuvuga ngo aba bantu bamaze kumenya Kristo bazahorwa kugira guhamya Kristo, babahora izina rye kuko barimenye baryamamaza. Ariko twabwiwe ko muzangwa na bose babahora izina ryanjye, ariko ntimuzapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yanyu. Mwihangana muzakiza ubugingo bwanyu. Urasabwa kwihangana, nanjye ndasabwa kwihangana. None witeguye ute? Niteguye nte? Niba Danieli na bagenzi be bagera muri Babuloni, bakabajugunya mu itanura ry'umuriro, bakabategera ku Mana yabo kuko ariyo basengaga 3 mu munsi, wowe usenga kangahe? Uri ku kazi surasenga? Iyo ugiye gufata urugendo surasenga? Kuko hari umuntu ufata urugendo nubwo ari imodoka ye yiguriye akagenda ntatahe, igakora accident. Mwene data, mushiki wanjye, ujye ugira umwanya wo gusenga byose ngo biragize Imana. Reka twitegure. Yobu 21 umurongo wa 20, Yobu 22 umurongo wa 21 pardon, haravuga ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza byose bizagira gute? Bizakuzaho. Urasabwa kwiyuzuza n'Uwiteka kugira ngo ubone amahoro, kugira ngo Yesu Kristo abari uwa mbere muri wowe, mu byo ukora byose wunguke, umwuka wera abe muri wowe, ugira amahoro, ariko wabanjije kugira Kristo Yesu. Muvandimwe wanjye, mbese Yesu aje, yasanga twiteguye. Aha rero hasi nimuzabona umwanya, hari amagambo atubwira ngo kurimbuka kwa Yerusalemu. Nimuzabona umwanya muzasoma Luka igice cya 21 umurongo wa 5 kugeza ku wa 38. Hari kutubwira ngo ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwabo kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari i Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayigemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bamwe bazicwa n'inkota, abandi bazajyanwa mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Bavandimwe, mushiki wanjye, muvandimwe, ndakwingingira kugira ngo witegure. Shaka uburyo ugira n'imishyikirano na Kristo. Shaka uburyo nshake nawe ushake uburyo shyikirana na Kristo,
kugira ngo nzaboneke mubanesha. Aha rero kubera ko igihe tuba dufite ari gitoya, ndakwingingira kugira ngo ushake uburyo uba muri Kristo, usabe Kristo ature mu mutima wawe, nawe ature muri nanjye, ature muri njyewe. Reka dusome Maraki kubera ko igihe tuba dufite ni gitoya. Maraki igice cya 3, twumve uko atubwira. Maraki igice cya 3, Maraki igice cya 3 umurongo wa 19 n'uwa 21 hari kutubwira, nubwo ari amagambo arangiza, ari kutubwira ngo dore umunsi w'Uwiteka, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazabibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kirara mena, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi, bazabiva munsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho. Nuko Uwiteka Nyiringabo, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Bavandimwe, twumvise yuko bizagenda umunsi w'Uwiteka, ntabwo uzaba woroshye, bizaba bikaze, biragusaba kuba mu ruhande rw'intama. Matayo 25 umurongo wa 31, nari nahateguye ariko mwihutire kuzahasoma. Ubwo Kristo azaba aje kurobanura intama mu ihene, hari ibyo yababwiye. Nari nshonje, nari nambaye ubusa, nari umushyitsi, nari mu nzu y'imbohe, nari ndwaye. Ibyo byose murabikora. Ariko abo ngabo bakoze ibyo ngibyo bakabikorera boroheje, abo ngabo bazajya mu ruhande rw'intama. Ariko harimo abazamubaza bati, twakubonye ryari urwaye, wambaye ubusa, udafite icyo kurya, ntitwabikora. Azababwira, ubwo mutabikoreye bamwe mu boroheje, ninjye mwabikoreye. Bavandimwe, witeguye ute? Niteguye nte? Mbese Yesu aje yasanga twiteguye? Ni ikibazo. Imana itugirire neza. Matayo 24 umurongo wa 3, Matayo 24 umurongo wa 3 hari kutubwira amagambo akomeye cyane. Yesu Kristo ari ku musozi wa Elayono, ari kumwe n'abigishwa be. Aho muzahasome muharangize ko bazaba bafite umwanya. Ku murongo wa 3 kugeza ku wa 42 muzahisomera. Hari kutubwira ngo Yesu yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Cyari ikibazo gikomeye cyane. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Umuntu kugira ngo umenye ko akuyobya ni ukuba warasomye ijambo. Utararisomye, utaragiye mu ijambo ry'Imana, ntabwo wamenya ko umuntu ari kukubeshya. Muvandimwe, ndaguhamagarira, nanjye nihamagarira kugira ngo nite ku ijambo ry'Imana. Niryo kuri, niryo tugomba kugenderaho. Aha rero turi kubwirwa kugira ngo batazatuyobya. Ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami.
hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Reka dusome umurongo wa 36 dutarutse. Ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, bararyaga, baranywaga, bararongoraga, barashyingiraga, bageze umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Icyo gihe abagabo babiri bazaba bari mu murima, umwe azajyanwa undi asigare. Abagore babiri bazaba basya ku rusyo, umwe azajyanwa undi asigare. Nuko mube maso, kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Ariko ibi mubimenye, yaba nyir'urugo yari amenye igicuku umujura azaziramo, yabaye maso, ntiyamukundira gucukura inzu ye. Nuko namwe mwitegure, kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Imana ibaha umugisha. Reka dusabirane kugira ngo twese twitegure Yesu uri hafi kuza. Yesu Kristo yadusigiye ibintu bikomeye, umwuka wera, adusigira amahoro, kandi atubwira ko agiye kudutegurira amazu tuzabamo. Rero muvandimwe, tandukana n'icyaha, nanjye ntandukane n'icyaha, bityo twese tuzaboneke mu banesha. Niyo misabire yanjye nabasabira, nanjye muyisabire mu izina rya Yesu. Reka Imana, urakoze yuko wabanye natwe, kandi ishimiye mushiki wanjye yuko yampaye umwanya wo kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe. Reka rero iri jambo rituruta imyaka rizahindure imitima ya benshi, maze twese duhinduke, tuzaboneke mu banesha. Reka rero buri muntu wese uwizera Kristo akagendera ku ijambo ryawe azaboneke mu banesha. Buri muntu wese ahabwe ibuye ryanditsweho izina rye, ritegeze rimenywa na buri wese, maze twese tuzabe muri ya mazu Uwiteka duteguriye. Urakoze rero kuko uri rubasha, uri intwari ku rugamba. Komeza utuneshereze, twese tuzabane nawe mu bwami bwawe. Tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze. Amen.